Tuje tugurutse. Mikori iyi ni imodoka y'umurenge nyuma y'uko uyu mugabo akubiswe n'abanyerondo ashyizwe mu modoka arajyanywe ntago byoroshye nyuma yo gukubitwa ibikoresho bye dore aho biri murimo kwibona amaze gukubitwa n'abanyerondo. Uyu ni Umutako TV. Ahangaha turi rero turi mu Nyakabanda muri Munanira nyuma yuko umugabo warimo gukekwaho ko yibye intebe ndetse n'abagenzi be bafatanyije ku nzugi yakubiswe n'abanyerondo yahohotewe. Mikori nyuma yuko hano abantu benshi abaturage kandi biragaragara umugabo afashwe akekwaho kuba yibye ibintu, imodoka y'ubuyobozi irahageze bagiye gukurikirana bamenye se koko uwo mugabo ni umujura cyangwa si umujura. Abayobozi ntago batwemeye gufata amashusho nk'uko byari ngombwa, ariko amakuru makeya turayabagezaho nk'uko murimo kubyibonera. Hari abaturage turi buze kuvugana nabo. Iyi ni imodoka y'umurenge nyuma y'uko uyu mugabo akubiswe n'abanyerondo ashyizwe mu modoka arajyanywe ntago byoroshye nyuma yo gukubitwa ibikoresho bye dore aho biri murimo kwibona amaze gukubitwa n'abanyerondo yahohotewe nyuma y'uko bavuze yuko ari umujura akekwaho kwiba intebe ndetse n'inzugi. Uyu mugabo ikibazo kiri hano niki zamutse ikibazo cyabaye hano bari gukubita umuturage ngo yibye intebe. Nge nzamuka mvuga nti ntago mufite uburenganzira abanyerondo bo gukubita umuturage, ahubwo mufite uburenganzira mwe bwo guhamagara igihe abananiye mugahamagara imodoka ikamujyana ikamuhana, sibyo? Kuko umuturage niba yenda yibye da hari ubuyobozi, niba abanyerondo batamushoboye hari undi buyobozi buri hejuru ye bwagakwiye kumufata bukamuhana, ariko ntago washinzwe gukubita umuturage. Urumva kuko yakubiswe pe, niba yanibye ariko yakubiswe kandi yarenganyije. Ariko inzego za polisi buriya nazo zibigiramo kurengana, kuko cyane cyane abanyerondo cyangwa irondo ry'umwuga ni bamwe mu bantu bashinzwe akazi mu nzego z'ibanze mu gutanga amakuru yizewe, ariko ibi bintu byose birimo gupfira hagatanga mu irondo ry'umwuga. Ibyo bintu babivuga iki? Ikintu mbivugaho twe nuko twagerageje nk'abaturage tukashaka kubegeranya kugira ngo wenda twumvane ikibazo kiri n'ibyo yakoze, twe bakanga kutwumva bakaduca amazi. Ahubwo twe tukavuga ati ese umuntu wibwa intebe ari hehe ngagere hano? Iyo umuntu yibwa bahari, sibyo? Noneho bakatubwira ngo ntahari ngari hanze. Ese niba ari mu gihugu cyo hanze uwo muntu ni gute yabwiwe yamenye ngo bamwibye? Ese umuntu bahanze afite zira ntebe zashaje zimeze kuri cyanyobeye, nicyo kintu cyanyobeye. Urumva wamukubise ari he? Nguriya ruguru uri kuzamuka, nguriya uri kuzamuka. Kameramani mwerekane uriya w'inzobe Uriya mugabo w'imbere twabubonye namukubitaga. Sisa reka nyirakane kabazo mubaze. Abanyerondo biri kuvugwa yuko abantu benshi barimo kwimuka ku mugoroba bakabafata bagashaka kubahohotera kugira ngo babagurire agafanta, ngariko iyo utabaguriye agafanta murakimbirana kandi hakazamo ibindi bibazo. Bwira nkurikije si ukwimuka. Izi ntebe naje kuvoma hano ndi umuturage no hano hepfo,
izi ntebe zatangiye kugenda nko mu masaha y'imvura yagwaga niba muyibuka igihe yagwiriye intebe nibwo natangiye kuzibona zizamuka zijya kuri iyi nzu hano ruguru urumva ntago ari umuntu wari uri kwimuka ahubwo ngiye cyo namaze kubona ko nakomeje gukurikira ibiganiro byabo ni nk'umuntu ushaka ko yagurishije intebe yamara kuzigurisha akanazitwara zifite ikibazo yarangiza nyuma akisura akavuga ngo yibwe niba tutashira kubona umuntu wibwe intebe niko nkeka ko ariko byagenze ngira akagari n'umurenge eka nago nzaho zaturutse akagari ngiye kabashije kuba karaha aka kagari nako mudugudu wa Munani ya kabiri uremera kujya kuri kamera tubwire akagari n'umurenge aho duhagaze hano ni muri Nyakabanda akagari n'umurenge Nyakabanda umurenge wa Nyakabanda umudugudu wa Munani wa kabiri kuko icyo kibazo ndabona ariho kiri mu kubera. Umusaza we wabibonye gute wari uhari? Nanjye nari mari. Turaje uyu mugabo hagati y'abashinzwe umutekano n'uyu mugabo uwakorewe ikosa nini? Abashinzwe umutekano undi reka tunababwiza ukuri urambwira ngo wowe uraje ufasha umuntu ngo bibye intebe ngo ntago ba mu Rwanda usanga waba unjyana ubundi ntago bibaho. hari abantu hari twe turimo tuvugana bavuga ati abanyerondo kuri iki gihe umuntu yimutse bakagutangira ntubagura agafanta ati birangira bitagenze neza. Ibyo bintu wowe nkaho utuye hano muri Munanira cyangwa muri Nyakabanda iyo abantu barimo kugenda bimuka ku mugoroba ubyakira gute hagati n'inzego zishinzwe umutekano kugira babashe gukurikirana akazi kabo? Ntago uzi kanoni basigaye bafite. Umva akubwira ngo ugiye kujya kwisobanura ku murenge. Umva ubukigera ku murenge nta bwisobanuro ubugifite. Kandi uzi ko ugiye kwisobanura ubukigera ku murenge wa ipingu rya danje igikondo nandi ugarukira. Kandi nawe uzi ko ugiye kwisobanura. Niyo mpamvu bafata umuntu wese ngo ajya kwisobanurira ku murenge. Ku murenge se hari n'uzibaye. Mama we hari icyo watubwira? Ngiye icyo nababwiraho ku mutekano wa hano muri Munanira ya mbere n'iya kabiri. N'ubwa mbere ibyo bintu bigiye kubaho ahubwo kubera iyo abantu bakoze ibyaha bakagendana ari abajura ari benshi bagakora ikipe imwe bahuriza hamwe kuko nabo muri kubaza benshi nibo urumva. Kandi ikibazo dufite hano muri Nyakabanda ni icy'abajura batumazeho imyenda. Aba banyerondo bari kurengana bararengana by'intangarugero ahubwo ni mutubabarire mutubwire abanyerondo n'ubwa mbere tubyumvishije muri Nyakabanda. Wenda mubaza abaturage nimubaze aba bana muri kubaza abanyirubwite nibo muri kubaza mubaza abaturage bahari koko ari imyenda twarayibwe ari ibintu turibwa aba banyerondo nibo bapfa kudutabara. None rero ibyo ngibyo muri kuvuga ngo aba ngaba bari kubare bari nta mujuru utakwirengera iyo umuntu akoze icyaha arirengera. Hano dukurikirwa n'abantu benshi batandukanye ndagira ngo ubwire abanyarwanda badukurikiye kubera yuko ahantu hose ujya usanga buri muntu wese abreminga umunyerondo. Nanga kuba tugeze anga twumva ngo umunyerondo yakubise umunyerondo byagenze gutya urumva yuko arimo kuduha amakuru meza afatika. Hari abavuga ko uyu mugabo yarenganye hari abavuga yuko uriya mugabo yakubiswe ariko nubwo wenda ashobora kuba ari umujura. Abanyarwanda badukurikiye n'abaturage bari hano nta tegeko rihana gukubita umuntu utarabasha kumenya uko ikibazo kimeze. Ibyo bintu babivuga iki kibazo cyatangiye uri hano icyo nanone nongera mbigarukaho kuri icyo kibazo nari impari bamukubise uko byagenze nawe yarwanye ni nko kurwana ni nk'intambara yahabaye bo babaye benshi abarwanyaga uwo munyerondo ku buryo banamukubita urumva bo bamufashe nk'umuntu w'umujura bambwira ati ibyo bintu bijyanye ibo ntibumvishije ko avuze gutyo bo bahurudutse bo bashaka kurwana nawe ngo bamukubite noneho abantu barahurura nta kundi kuntu byagenze ahubwo nimugumya kubishyigikira gutyo kuvuga ngo nago bahanwa. Hari igihe n'umunyerondo barakubitwa n'inaha ngaha baterwa n'ibyuma kandi bakajya mu bitaro ahubwo ikiza naho mwavugana nabo banyerondo bakajya bagira naho bakwivuriza cyangwa banaregera
kuko mwabatejeje ibyo bisambo urumva mutuvugira rwose abo banyerondo wenda murebe ikintu mwakora kuko murabateza ibyo bisambo bimaze kubica n'ubundi kandi baturwanira indi bateza ibisambo nkuko muvuga ngo ntibakabahane babageraho bakabakubita n'ubundi bagakubitwa nk'abantu batarinze umutekano nagendaga ndabyumva ni mu kazi nashaka kumenya burekuye mikoro nashaka kumenya ikibazo uko nabyumvishije ariko usibye kuvuga ngo umunyerondo na hano Kimisagara hashize amezi nk'atanu bagiye batera ibyuma abapolisi usibye nabo abantu benshi baricwa kandi batezwe n'ibisambo hagati aho ngaho rero mu baturage twagiranye ikiganiro gitoya bambwiye ko uriya mugabo arengana kandi yakubiswe niyo mpamvu nabishingiyeho ku makuru nahawe abenshi ni ibisambo uri guhereza amakuru ni bagenzi babo uri guhereza ngo bavugiremo umuturage nyawe ntawe uhari abenshi ni bagenzi be barishe ni bari benshi kumbi nibyo bari benshi koko bagiye no kubafatanya ari abantu ari benshi tugenda duhunga twebwe twari duhari utanga inama ku bakurikiye Umutako TV utanga inama ku rubyiruko rurimo kubyiruka muri iyi minsi kandi nanone ugira n'inama utanga ku bavandimwe abashinzwe umutekano twebwe iyo turimo kugenda gutya niyo twumvisha inkuru gutyo tuba tuzi ngo wa wundi niwe wakoshereje mugenzi we twebwe inama ngo kiboze ntugaragaze isura papa aha nacyo kuraho mbwira ragerageza kukubwiza ukuri sibyo uyu mumama uri aha hepfo yabibonye byose kandi ibyo yavuze kuko nta kuntu waza kuvuga ngo wibwe rurangiza intebe zibe abantu bari kuri foreign umuntu azatwara ibikoresho bye nibarangiza bavuga ko yabyibye yavuze ko yaziguze agiye kugira gute kuzirepara urareba ko bishaje sibyo ntago wajya kwiba ibintu ujye kwiba ibintu nka biriya aravuga ati urugi si urwanjye urugi rwa rufite urundi nyirawe sibyo ahangaha koko hakunze kugaragara ibikorwa by'ubujura izi nkera gutabara njyewe ndanazishyigikiye pe baherutse no kugaruriza umuntu hariya bamucapujisha koshi bimaze kuba batatu mu minsi 3 n'abantu batatu mu minsi 3 iciyeho rwose pe ndabyemera ariko ikigaragara cyo uyu mugabo we bamubangamiye kubera yuko we yaguze ibintu ahubwo umuntu waguze ibi bikoresho ashaka kuyongera agira ngo abyisubize yuko agaragaza yuko byibwe kuko nta nyandiko bari bagiranye urareba nk'ibi bintu nta kintu wavuga ngo bagiye kugira gute ese ibi bintu byari biri mu nzu byiriwe hanze ahangaha imvura ya mbere yaguye byari biri hanze uwo mutipe yagiye kubitwara abantu bari hagaze hano ruguru y'umunara kuri foreign rero ntago bari kuvuga ngo abantu bose bari ahangaha nuko bavugana uriya mutipe kuko ari umujura umumotari ubaye intwari yari arimo arigendera asanga barimo baramukubita inki nyinshi cyane ariko uwo mutipe akaba aravuga ati uyu mubyeyi kandi arimo kuvuga ko atakubiswe uyu mubyeyi ntago yari ahari kuko aje mu kanya motari niwe waje ava kuri moto aparika moto ye na plaque nayikubwira nahita avuga ati haramukaje uzongera kumukubita naye ndasheuza intambara noneho nanjye ngaragaza ko ngomba kugira gute kujya nirwanaho nimba umuntu yibwe arakubitwa gute sibyo amaze kuvuga yuko nta muntu wongera kumukoraho nibwo n'abandi baturanyi bagize gute bahuruye uyu mumama we yabibonye kuva ku itangiriro n'ibikoresho aho byiriwe biparitse hano ruguru n'umuturanyi wiwe bamucapuje telefone inkera gutabara ziragaruza ariko hari aho zigera zigashaka kwihanira nkana ubwo rero tuzajya tuvuga nimba bafite kurengera umuntu umunsi umwe undi yaza ashaka ukuri nikugaragare nabyo tukagira gute tukazabimenya nje nanjye uramutse uje kunkubita uri mutekano nzi neza ko mfite ukuri kwanjye nanjye narimeneramo nkazagena hakuburana ubwo nkakomeza ariko barimo bararengera rwose abantu bavuga yuko kuri aya makuru duhaye kuri ibi byabaye wowe umaze nawe uri umuntu wa gatatu wemeje kuri mugabo yahohotewe ariko ngo burya ntago tuzi ibimenyetso uyu mubyeyi ibyo tubwiye ariko ngo hari ukuntu baza ngo babavugira ngo ko ari ngo baba barimo abashuti babo bagabo babo imiryango yabo ibyo bintu ni uko ubibonye wowe aba bayobozi bari baraha ntago bari bagiye kukumeneraho kamera wese barakubasha indi uyimena none se ntago babonaga ukuntu bari bavuga ati uri iki ukimara kuvuga ati mfite ikarita y'ubunyamakuru ntago ari bwo babonye kugira gute bakahita bagira ubwo bakirukanka n'imodoka bagaruke bayimene none se ntago bagaruka nyine nitangazamakuru bavuga ati nge mfite uburenganzira natwe twabirebaga kuki bahise birukanka ibyo bintu wumve yuko abarimo kubangamirwa ico kintu we ntago bakubangamiye ukahita uvuga ati nge mfite ikarita ngiyi bakahita bagira ubwo bagahunga kamera bagahunga si ubwa mbere mu kazi kacu tujya dukubitwa nk'uko uvuga ko mujura yakubiswe nanjye ejo bundi n'abamotari muri rusange bose urashimira abamotari muri rusange uriya mumotari abaye imfura kuko bari gusaba bamumenye n'ijisho niwe bahagaze aratabara natwe twese tuhita tugira gute duhubuka uyu mumama reka tujye ku musozo tubashe kugira ngo iyi nkuru duhite tuyirazaho abanyarwanda bose badukwiye
twebwe abacunga umutekano bacu nta kibazo, kuko niba maze kubona bagaruza abaturage inshuro zirenga 3 hariya mu ikorosi na hano bakiruka nka bakagaruza nta kibazo, ariko ababo muri kano gace ka ruguru bafite kubangama kwishi. Nanjye ubwanjye bigize kunsagarira kandi ntuye no hepfo natuye iwabo nta n'ikibazo mfitanye nabo, bafite ukuntu barimo bendisipurine naho havuye wa mutipe baberekanye kuri kamera naho kubise uyu muhungu, ariko uyu mumama we ibyo ari busorezeho ni uri buze kukubwiza ukuri kuko we yabirebaga neza. Okay, sa urakoze cyane Imana igumugisha. Urumva Inkeragutabara ziba zifitanye communication n'abasambura rimwe na rimwe, kuko umusambura mubona nabo kwambaye telefone gutya yirukira ngaha abace mu myanya niyo kibigendere bamureba ngo ntago twamwirukaho, kandi ibyo bintu byaba inshuro nyinshi dore hirya hara ku mashuri bamanukira abantu bakiba telefone z'abantu bakazigushikuza gutya ukamucamo kagenda bakureba bakakwihorera, wavute mumfashe umuntu ngo ntago ngo twamwirukangaho, kandi ngashinzwe irondo buri mwanya akaza kwishyuza buri munsi. Ibyo bintu mwabivugaho iki? Iki kibazo cyatangiye uri hano nawe gitangiye hano, ariko byabaye inshuro nyinshi hano ukabona naho urega ukabona nawo ubaza bigacanga abantu nsanze mubigeze hagatanga. Iryo jambo urimo kuvuga hano hari abadukurikiye, harimo inzego nyinshi cyane zigiye zitandukanye z'umutekano, ngira ngo bari kubyumva bari kubireba, baraza kugira ikindi kintu bakemura. Ahangaha si muri Munanira? Ni muri Munanira. Baraza kubikurikirana. Musaza we wanze kugira ikintu mbwira? Aha ngaho mbwira. Icyo ndimo gusaba ni ubusabe bwo kugira bwo kuba mwadukorera ubuvugizi. Ahangaha ni muri Munanira ya mbere n'iya kabiri tubashije kuba duhagaze imbere ya sateri iwacu. Ikigo ni Kabusunzu cy'abanyeshuri turi ku munara ka Gasunzu. Yesu udukurikiye wese abashe kumenya aho turi. Ubu rero ikintu mugomba kudukorera, dusigaye dufite ibintu byaje mwino minsi, sanze muri mu kuvuga ku byo abajura sinzi inkomoko wenda aho mwahereye muterura mu neruro yanyu n'amakuru aho abasha kugera kuva, ariko dufite ikibazo cy'abajura hano. Hasigaye hari igihuru, none hari abagenda n'imihoro, hari abagenda n'amanyundo, banambura n'abantu ku manywa. Ibyuma abana nibyo ibyuma muri Munanira basigaye banambura saa 10 ku manywa. Mudukorere rero ubwo buvugizi noneho kuko kwambura abantu isaa 10 z'amanywa. Inzego z'umutekano hari ababa bakoze ijoro, hari n'abakora amanywa. Ese nk'abore abakoze amanywa izo saa 10 yego nago bakata ibisagara byose ngo babirangize, ariko ubuvugizi mugomba kudushyiramo nk'urwego rw'umutekano na leta yacu twizera twemera, nibagira uko babitugengeza. Ariko mwino minsi byarakomeye, ubu nta muntu ubasha kuba agitaha agifite umutima, utaha uhagaze. Barikora ari nk'amakuru. Nanjye birasaba guhita mfatira moto hano, ndabizi bagiye ishyamba, nanjye bari bunkuriki. Birasaba ko ubu kuba wagenda muri abantu babiri murahura n'abantu 20 nta kintu mwavugana. Mwino minsi birakomeye, ubwo buvugizi leta nayo nirebe ukuntu ibasha kubigenza, kuko natwe hano tugize uwo twahura nawe wenda unamutunguye ukamufatira mu cyuho wenda ari umwe, byakugarukiraho kandi atari byo. Ikibazo nuko ibyo bisambo byiba babizi mu midugudu aho bituye barabizi, kuki batabikurikirana ngo babifate babijyane kuri polisi cyangwa n'ahandi hantu. Naguciye mu ijambo ubushize ko nari hamaze igihe. Reka mvugishe umuntu cameraman nuwongera gushyiraho kamera. Urumva ikintu ushaka kuvuga? Ubushize hano twari dufite ibisambo byinshi pe, bitwiba n'amatelefone hano bikayatwambura, ariko polisi yaziye batworeje polisi ikagiza, urumva, ikabafata yara n'abayoye benshi baranabafunga. Ibyo bintu ntibyongeye, ahubwo icyari gisigaye ni iki kintu cy'abanyerondo bina bafite amahane, ntago bumva abaturage, ahubwo bihutira gukubita ruguru hana. Aha aka gace ka hano ruguru abanyerondo baho ni na pasi, ariko nyine uyu ni umudugudu kwayo n'uyu ni uwundi kwayo. Twebwe iwacu hano hepfo nta kintu bidutwaye, ariko ruguru baratoba, ntago ibyo bakora ari byo rwose. Reka ngushimire wowe dutangiranye urugendo twatugeze ku musozo. Ngiye mukiri kumwe ni MC Set nkuko bisanzwe no Umutako TV, tugera hirya henshi byinshi byumve kandi cyane tugomba kukugezaho. Uyu ni Umutako TV. Ahangaha turi rero turi mu Nyakabanda muri Munanira, nyuma yuko umugabo
warimo gukekwaho ko yibye intebe ndetse na bagenzi be bafatanyije ku nzugi. Yakubiswe n'abanyerondo, yahohotewe kandi nyamara nyuma yaho ajyanwa ku murenge. Aba ni bamwe mu baturage bamaze kuduha amakuru nyuma y'uko abaturage benshi barimo kwivovotera yuko abanyerondo bakorera bamwe mu baturage akavuyo. Ibyo bintu mubikurikirane. Uyu ni Umutako TV, dusubire mu biganiro bikurikira.